hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze bigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzaburanira undi, buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzaburanira. Umuntu naguhemukira ntukamwiture inabi yakugiriye, ntukamugirire nabi kuko ntacyo uzaba umurushije niba uri umukristo. Ibi rero mbivugiye kugira ngo nshuti y'umusaraba, umuntu naguhemukira, umuntu nakugirira nabi, ntukamwiture inabi yakugiriye. Icyo usabwa nk'umukristo ukwiriye kumubabarira, kuko uguhemukira birashoboka yuko nawe atari we. Uguhemukira birashoboka yuko nawe yatumwe na Satani. Rero ushobora kujya mu mubiri ukaba wakora n'ibidakorwa, ukaba wakora amahano, ariko umuti mwiza, inama nziza nkugiriye, umuntu naguhemukira ntukamuhemukire, ntukamugirire nabi, ahubwo umwiture kumusabira umugisha. Nigize nsoma ibyanditswe muri Bibiliya, ngira ngo mu Baroma mu bice 12 uhereye ku murongo wa 17. Hari umurongo nahabonye iyo ukomeje uvuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, ahubwo mujye mumwitura, umuntu nakugirira nabi umwiture byiza. Ariko hari amagambo menshi avuga yuko udakwiriye kwitura umuntu inabi yakugiriye, ahubwo mukwiriye kumusabira umugisha, ndetse yagera no mu kigero cyo kuba yagusaba n'amazi yo kunywa cyangwa se ibyo kurya ubifite, ukaba wabimuha utitaye ku bibi yagukoreye. Uzi icyo ngo ubukoze ubwo? Aho ngaho kuri iyo mirongo havuga yuko icyo gihe iyo umugiriye neza utitaye ku byo yagukoreye, uba umurunzeho amakara yaka. Donc umugiriye neza ariko utitaye ku nabi yakugiriye, ahubwo ubikoreye yuko wubaha Kristo, wubaha Imana. Rero ibyo ngibyo Imana irabireba, ikabikompara, igahita ibona urukundo uyikunda, ikavuga ngo uyu mwana wanjye reka nzamuhorere, reka nzamugirire neza. Abantu bakaguhemukira bazi ko bari kuguhemukira, ariko ubu bakiyibagiza yuko Imana ikurwanirira, ihora ikuri inyuma, ihora ikuri hafi, ikakurwanirira wowe utigeze ugira icyo ukora. Niyo mpamvu rero ndimo nkubwira ngo umuntu nakugirira nabi, naguhemukira, ntukamwiture ibibi yagukoreye, ntukamuhemukire nawe, ahubwo wowe icyo uzakora ni iki? Uzamwiture neza, umwereke yuko nta n'icyo bikubwiye. Imbere y'Imana hari icyo ubukoze, imbere ya Kristo hari icyo ubukoze. Niyo mpamvu umukristo wese ahava akagera akwiriye kugenza gutya. Soje nkubwira ngo ujye ugira umutima wihangana, ineza y'Imana uzayisanga imbere. Imana izakugirira neza kandi izabikwibukiraho mu gihe uzaba ugeze mu makuba n'ibyago. Aho niho Uwiteka yongera kukwibukira, akavuga ngo umuntu utarabashije gukora bya bindi mugenzi we yari amugiriye ntabimwiture, ni iki cyatuma ntamutabara muri aya makuba n'ibyago aguyemo? Buriya Uwiteka ajya aseruka aho abona ko ari ngombwa, kuko ni kenshi Satani n'ukuri adusabiriza agaca mu bantu. Mwebwe mukibwira yuko ari umuntu muri kuvugana nawe, ariko ari Satani wamwambaye. Satani akamukoresha ibyo ashaka,
akakubwira ibyo ashaka, ntatinye no kukugambanira, ntatinye no kugutanga mu nzego za leta, bakagufunga hejuru y'uko umuntu akubeshyeye cyangwa se akugambaniye bitewe n'inyungu ze ku giti cye agambiriye kugeraho. Rero ibi ngibi mujye mubiharira Imana, usenga Imana, ubyereka Imana, ubwira Imana uti Imana, ibi bandegura bizi yuko nta n'akanunu nta n'icyo mbizi, ariko nzi neza yuko ari wowe watabaye Pawulo mu nzu ya gereza, uko wagiye utabara abatubanjirije nanjye wantabara, wandwanirira. Ariko niba ari uko wabyemeye, uko ushaka n'uko ushaka, ukagera ikirenge mu cya Kristo, hanyuma Imana yo izikorera ibyayo, kuko izi igikwiriye kurusha uko wowe ubwawe wamenya igikwiriye. Rero ndakwinginze, rwana kigabo ariko uri musenga, kuko ibintu byose warwana nabyo utarimo gusenga kandi utabishyizemo ubwenge bw'Imana, byanga bikunda birangira bipfuye kandi ukabarwaho n'icyasha imbere y'Imana.